turi ku rugamba guhera 9 kugera 94 niyo dukunze kuvuga, ariko intambara yarakomeje. Uko twibonaga icyo gihe kugeza muri 2023 muri tearing, twumvaga nta muntu wadusimbura, twumvaga turi bitangaza, kuvuga turi kubona hari iki gihugu cyabaho. Ariko imyaka 2 igiye kurenga amaze hanze, ngira ngo murabizi ko iki gihugu n'urukwavu ruvuye mu kindi gihugu rukinjira mu Rwanda, kugira ngo aho ruvuye yatuga ati ibishashi abantu babaye ahantu borora inka mu mafamu, abazi ibyo mafamu, cyangwa se abantu ba RDB bari hano muri National Park. Famu iyo hari izuba zirashya, kugira ngo famu yawe rero idashya uracirira. Gucirira ntabwo ari gucirira imbwa, ufata famu yawe ugacamo nk'umuhanda, ku buryo hari uriya natwika ibishashi bitari bwambuke ngo bigire bite bize hano. Abo barutwitsi rero turabafite, duturanye nabo, barahari kandi nta gihe batifuje kudutwika. Ariko nanone wa muyobozi yagiye aduha uburyo bwo gucirira, turacirira ku buryo buri gihe batwitse bya bishashi ntabwo byambuka. Ariko uko ducirira nibava kwizima bo barakomeza. Ubwo rero birasaba urubyiruko rwacu kugira ngo wa muharuro twaciye, ya trench twashyizeho, kugira ngo bya bishashi bitazambuka, mukomeze mu buharure, mukomereho, kugira ngo ibishashi bijye bigarukira hakurya bigiye kwambuka hano. Murakoze cyane. Nyakubahwa First Lady, banyamuryango ba Unity Club, nyakubahwa First Lady, nabaza kubashimira ku mwanya mwaduhaye wo kugira ngo dusangire n'abanyamuryango ba Unity Club kuri aya mateka Sandrine amaze kutubwira. Amahitamo yacu afite imizi kandi miremire, ashingira ku rugamba rwo kwibohora rwatangiye mu 1990. Kurutegura ni nyumaho, ariko gutangira muri 90. Ayo mahitamo kuri igihe wicaye hano cyane cyane niho nayashingira. Ashingira rero ko twatangiye duhitamo neza. Nyakubahwa First Lady, ndabashimira ko hano hari urubyiruko rwinshi narwo rugomba kumva ayo mateka kugira ngo rujye ruhora ruhitamo neza. Guhitamo neza kwacu byari bishingiye ku buyobozi, guhitamo ubuyobozi bwiza kandi bwatanze icyerekezo. Shimishwe nuko tugiye gutanga iki kiganiro tumaze kumva ubushakashatsi Honorable Minister Bizimana amaze kutubwira. Ibi byose amaze kutubwira ndetse n'ahasoreje nta wundi muti ni ubuyobozi. Ayo mahitamo rero yacu ashingira ku buyobozi. Muri 90 rero urugamba rwo kwibohora rutangiye, RPF imaze guhitamo ubuyobozi buyobora urwo rugamba. RPF yari ifite umutwe w'ingabo ariwo RPA. Byari ngombwa rero ko abo bantu bategurwa bihagije, barwanaga urwo rugamba ndetse n'abari inyuma b'abanyamuryango. Tugira amahirwe rero, tugira ubuyobozi bwiza uko bwagiye busimburana. Ndibanda cyane kuri 90 itangira no mu kwezi kwa 10, afana amaze kugera ku rugamba. Yateguye izo ngabo arizo nabarizwagamo, ategura izo ngabo kandi azitegura neza. Arazitegura ndetse aziha n'ubutumwa muri 92, aho yazisuraga mu Karange. Buriya nyakubahwa First Lady, abari hano umukuru navuga ikintu bana bari hano
mujye mumenya ko icyo kintu kizaba. 92 afande aho yabwiraga ingabo zari mu Karange yaratubwiye ati izi ngabo nizo zaba umusingi mpinduramatwara mu gihugu cyacu. Aratubwira atari kugira ngo ibyo bizashoboke ibikorwa dukora bigomba kudutandukanya nabo turwana nabo. Ati ni waba uvuga ko urwanya akarengane urwanya ivangura bikakuranga ukumva ko kandi nawe urwanya uwo murwana, atahubwo ubwo waba uraho udakwiye kuburi. Ndetse iyo mubona ruswa irwanwa uyu munsi muri iyo message ya fande y'icyo gihe, munyumve neza abari hano batabizi bamwe nk'abatoya, abantu mwese mukunze kumva fande ibingira na fande runaka na fande, ariko tuvuga fande niwongereho irindi zina tuba tuvuga fande nyine niwe tuvuga, kuko we afite izina rye, ariko abandi turi bafande. Kandi buri bafande mu gisirikare ni benshi, guhera kuri koporo, uri munsi ya koporo amwita fande, uri munsi ya sergeant amwita fande. Iyo dushaka rero kuvuga fande kugira ngo wumva fande, na fande wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero byatuzanye izo nyigisho yaduhaye n'uburyo yatuyoboye n'uburyo yatanze icyerekezo, byadushoboreshe kurwana urwo rugamba rwo kubohora igihugu cyacu cyari ku ngoyi. Simbisubiramo, Honorable Minister Bizimana yerekanye ibyari bihari byatumaga urwo rugamba ruba. Mu gusoza urwo rugamba, kandi sibwo bwa mbere twari dukoze izo mpinduramatwara, n'ahandi mu bindi bihugu by'amahanga twari twarazikoze, byaje bwa butegetsi bubi twabonye hano bwashoje bukoze genocide yakorewe abatutsi. Iyo jenoside nayo amahanga yatereranye b'abanyarwanda ya myaka yose, kumara imyaka hafi 30 bari mu buhungiro, no yatereranye abanyarwanda mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi. Biba ngombwa ko nabwo afata ikindi cyemezo. Ndavuga afata ikindi cyemezo hataza kugira uwumva nabi ngo ariko kuki uvuga we gusa, ninde se wundi? Burya ikintu cyose kigira ukiyobora, umuryango ugira uwuyobora. Niyo ugiye no mu nyamaswa ziri muri pariki y'Akagera zigira umutware, ariko twebwe abantu, mvuze RPA, twari dufite umuyobozi niwe mvuga. Yafashe icyo cyemezo rero agaba ingabo, imitwe y'ingabo zari za RPA guhaguruka tugahagarika genocide yakorerwaga abatutsi, amahanga arebera. Yigeze no kuvuga ijambo rikomeye, ngira ngo twashyinguraga abazize jenoside yakorewe abatutsi, aravuga ati iyi si nta mbabazi igira. Iyi si nta mbabazi igira ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda isi yarareberaga. Mu guhaguruka rero muri za nyigisho, muri bwa burere uko yaremye izo ngabo, ayo mabwiriza aratanzwe. Guhagarika jenoside ni ikintu gishya kuri twe cyari kituguye hejuru. Amabwiriza yari ngo dore ishyano rigwiriye igihugu cyacu, commanders muyoboye ingabo mugomba gufata ibyemezo byo gukontrolinga ingabo muyobora, hatagira umusirikare urenga kugira ngo yihorere. Nyakubahwa First Lady, banyamuryango muri hano, buriya niba hari ikintu gikomeye ku isi, jya mubona mu mahanga ukabona ngo Amerika, ngo Perezida wa Amerika ngo yahamagaye ngo umuntu runaka ngo yamuhaye igihembo, sinzi uko babyita amazina, ariko niba hari umuntu ukwiye kubona igihembo kuri iyi si, ariko abantu batakimuha, Imana izakimuha. Mutekereze umuntu ufite imbunda yuzuye amasasu, uraje usanze umuryango wawe wose, iso, mama wawe, abavandimwe bawe bari aho bishwe bose, ababishe cyangwa abishe ari aho ngaho. Ufite ubwo bushobozi nawe bwo gukora ibyo bakoze, nukora icyo kintu. Banyamuryango ba Int Club bari hano,
rubyiruko ruri hano icyo kintu mujye mucyumva mugikoreho ubushakashatsi mumenye ngo ni iki habaye iki. nahoze nicaranye na Profesa Mutesa hariya kugira ngo aza gutanga ikiganiro cye tubiganira, arambwira ngo natwe abari muri urwo rugamba dukwiye kuzakorwaho ubushakashatsi kubona icyabidushoboje. ariko Mutesa nunaza nta kindi cyabudushoboje, ni umuyobozi mwiza. iyo tutagira umuyobozi mwiza ntibyajya gushoboka. kandi ababishidikanyaho cyangwa ababyibazaho mwibaze genocide iba iyo tugira umuperezida muzima tukagira, kuko iyo ufite umuperezida muzima ukagira umuyobozi muzima uba ufite ingabo nzima, uba ufite abadepite bazima, uba ufite abapolitisi bazima, uba ufite abantu bose bari bazima. iyo umuyobozi ari muzima n'abandi bose bari bazima. iyo arwaye afite ikibazo n'abandi bose baba bagifite. ho n'abaminisitiri Bizimana ibi byo uvuga aha ngaha byose hatari ubuyobozi buzima ibi ntabwo byashoboka. hatari ubuyobozi buzima ntabwo ingabo zabaho. mutekereza RPA yarwanaga twari abana n'uwatuyoboraga n'afandi yari umwana. nahoze numva hano Bizimana we yavugaga 39 40 ngira ngo afari icyo gihe agomba kuba yarafite nka 33. ariko wumva umuntu ufite imyaka 33 kubasha gukontorora isi yose akayigira ati akafata ikintu cyananiye isi akaba ari ugikora, ugakontorora abandi nabo abo kontrol nabo n'abana nkawe n'umwana wayoboraga abandi ufite imyaka 24 n'itanu n'itandatu. ngira ngo mukuru twabaga dufitemo bari baretindugute baga bafite nka 40 ngira ngo abo nibo babaga ari bakuru, ariko akabasha kubikora kandi akabikora neza. ibyo rero nibyo byaduhaye ayo mahitamo kuba twarahisemo tugahitamo neza tukagira umuyobozi umeze atyo. yaduhaye uwo murongo bituma tubasha rwa rugamba rwo kwibohora, tubasha guhagarika jenoside yakorewe abatutsi kandi abasirikare bacu batihoreye. nyuma y'ihagarikwa rya jenoside hakurikiyeho byinshi. kubaka igihugu cyari cyarasenyutse kitakibaho nabyo byashabaga ubundi buhanga. nibuka babaye ba minisitiri wa mbere ngira ngo imodoka zo bagenderagamo zimwe zabaga imbohozanyo zabohojwe hano. hari n'uwo yigeze kwakiraho umuriro hano ngira ngo ni Leti Pio Mugabo niba nibuka neza, irashya kubera ko yari ishaje. ariko abo bantu bararemwa bagira ubuyobozi bubarema bavamwe bitangaza. none turabona abaminisitiri babakomokaho babana, kuko bari aba Honorable Minister of States babiri, umwe ngira ngo n'uwo muri siporo, uwundi ngira ngo no muri IT ndetse n'abandi. abo se sabana bakomotse aho ngaho. nayo mahitamo yacu kubaka rero igihugu kitariho, byaba mu buryo bw'ubukungu, byaba mu kunga abanyarwanda, byaba mu kunga ingabo zarwanaga. ibyo byose byari bifite umuyobozi wabikoraga. mumenyerera we yayoboraga bari bantu ki? natwe twari bato tukaba n'abaturage nabyo mubimenye. twari abaturage. ibingiraho navukiye mu mashyamba niho iwacu twakuriye mu nka, nisanga ni mu modoka 30 hano, kuko nari brigade commander afite konvo y'imodoka 30. uva kuvuye mu ishyamba ukaba ufite imodoka 30, zimwe zirakujya imbere izindi zirakujya inyuma zikwesikotinga. wumve ibyo wakabaye ukora. ariko agira ati twese adushyira ku murongo aratwigisha, ukagira ngo tuvuye mu ya mashuri mpuzamahanga mu gihe gito igihugu kiratungana. Umva rero ayo mahitamo niyo twakoze kandi nayandi numva yaturitira ayo ngayo. nyuma y'ibyo ngibyo nsoza rero kuri iki kiganiro cyo warumbajije, mwibuke ko muri iyo process yo kubaka ibyo twazanye ingabo zarwanaga turavanga. icyo cyabaye ku mugaragaro. bikiba abacengezi babaradutse. abacengezi baca ibintu hano aho mwibuka neza ba hafi, ngira ngo Ambassador Mutsindashyaka arabyibuka. abacengezi bari ku kirenge bafata imodoka minibus ku kirenge ni hano muri Rurindo. minibus bagasohoramwo bati abahutu nimusohoke, abatutsi nimugumemo, bakayikinga bakayisukaho essence bakayitwika. nguva abacengezi ibyo bakoraga. ariko nanone akabasha kumaneginga uko turwana iyo ntambara y'abacengezi kugira ngo tuvangure abaturage n'abacengezi
tubashe gukemura icyo kibazo cy'abacengezi, nacyo kirarangira. Birakomeza ndetse n'ubu ngubu n'abo bari muri FDLR. Kanange urugero rumwe nyakwa First Lady rwerekana ibi byose byo mwagiye mubaza, hano Bizimana yatwerekaga bagiye babaza aba basubizaga mu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Hari n'abavuga bati jenoside bazongera bayikore, ariko kadufata urugero rwa Unity Club uko yicaye ahangaha najya kuba First Lady nk'umuyobozi wayo mukuru, twirebe uko twicaye muri ya moko twibonamo, ninde utayibonamo hano? None se igihe cya MRND cyangwa cya Parimehutu kuki yatabayeho Unity Club? Ngo none abantu bicare batya, katuhave tujye mu ngabo, umugaba mukuru w'ingabo ari hano uko zubatse uyu munsi. Umugaba mukuru w'izi ngabo yahera he izi ngabo uko zubatse uyu munsi ko muzibona? Ninde munyarwanda utazibonamo? Umukuru wa polisi nuko, n'izindi nzego z'umutekano. Inzego rero ukuntu ziba zubatse, ibyo bijye bigarantinga abo bakivuga ayo magambo ngo hakorwa ishyano nk'iryakozwe mbere. Abari kuzibara ariko iryo ryararangiye kandi ryarangiranye n'igihe cyaryo. Ndatanga urundi rugero. Urundi rugero nabaha muri 2016 nayoboraga umutwe w'inkeragutabara. Nyakubahwa Fani yari yaramaye izo nshingano. Noneho hari umukoroneri wari uvuye muri FDLR, Honorable Valera araza kubivugaho. Atashye aba activated mu ngabo z'u Rwanda, ahabwa kuyobora imwe mu ntara z'u Rwanda. Bukeye mu magazine inama, twagomba kugira inama nka saa 4 za mu gitondo, aza kumamagara arambwa atafande umbabarire ndatindaho, ndaza kuza natinze kuko ngiye gutwara umwana ku kibuga cy'indege. Navuze se umwana mutwaye hehe? Atagiye muri Amerika. Agiye gukora iki se? Atagiye kwiga. Shaka ko nkuzi ko n'amafaranga ugira ukuyeho amafaranga atwara umwana muri Amerika kujya kwiga. Ako kantu mukumve maze mu comparing na za leta twavugaga zavuyeho. Arambwira ati yabonye buruse. Buruse yari yabonye nizazindi za presidential scholarship. Noneho ndamubaza nareko sha nurumva ko leta zirutanwa, ndi generali ndakuyobora uvuye muri FDLR uwangiye yayibuze none uwawe arayibonye. Ansubiza ikibazo cyiza cyane, avuga ururimi rwo mu majyaruguru hari rw'ikirere. Arambwira atafande ati leta nirenganyaga. Icyo kintu cyonyine cyumve, noneho ukomparinga na za leta zavuyeho. Ari wowe Sandrine wambaje iki kibazo, uri muri iyo kategori wa report inzu uvuye mu Nkotanyi muri 91 cyangwa na 2 tukirwana, ukaripotinga bajyaga guha umwana w'iyo scholarship bakarekuwa Bizimungu wayoboraga izi ngabo. Icyo rero ndagira ngo giyewe icyo ngitange nka kimwe mu bintu meraho n'ibindi byinshi bihari kigaragaza ko guhitamo kwacu kutatubeshye. Ari nacyo nsorezaho kuko cyaradufashije. Nagira ngo nyakwa First Lady mbashimire kuri ayo mahitamo yacu iyo twakoze, kandi nsaba abanyamuryango ba Unity Club nitutazahora duhitamo gutyo kizaba ikibazo gikomeye cyane. Ariko kubera kutaza kongera kumbaza, hari assignment twahawe. Ndaza kongera kubabaza General. Nagira ngo ndangirize rero kucyo nyakwa First Lady yaduhaye atubwira bya bishashi. Yatuga ati ibishashi abantu babaye ahantu borora inka mu mafamu, abazi ibyo mafamu, cyangwa se abantu ba RDB bari hano muri National Park. Famu iyo hari izuba zirashya. Kugira ngo famu yawe rero idashya uracirira. Gucirira ntabwo ari ugucirira imbwa. Ufata famu yawe ugacamo nk'umuhanda, ku buryo hari uriya natwika ibishashi bitari bwambuke ngo bigire bite bize hano. Abo barutwitse rero turabafite, duturanye nabo, barahari kandi nta gihe batifuje kudutwika. Ariko nanone wa muyobozi
yagiye aduha uburyo bwo gucirira, turacirira ku buryo buri gihe iyo batwitse bya bishashi ntabwo byambuka, ariko uko ducirira nibava ku izima bo barakomeza. Ubwo rero birasaba urubyiruko rwacu kugira ngo wa muharuro twaciye, ya trench twashyizeho, kugira ngo bya bishashi bitazambuka, mukomeze muwuharure, muwukomereho kugira ngo ibishashi bijye bigarukira hakurya bigiye kwambuka hano. Murakoze cyane nyakubahwa Fasire.